Bahaye ikaze kuri Ivy Scholars. Benshi mwagiye mutubaza ibibazo ku bijyanye na Mastercard, mwabonye itangazo ryasohoye muri University of Rwanda. Ese bimeze bite, bikora bite? So niyo mpamvu nanjye mfashe n'umwanya kugira ngo mbasobanurire nk'abakunzi ba Ivy Scholars, nkuko twabibamenyeshe cyangwa ari inshingano zacu kugira tujye tubaha update ziba zigezweho. So uyu munsi rero niyo mpamvu ngiye kubakorera kuri Mastercard Foundation, mumenye ngo iyi scholarship iri gutangwa muri Mastercard byifashe bite, ese ni bande bayemerewe. Ni benshi bagiye bibaza ibibazo, ese ngiye ko na applyinze University of Rwanda iyi Mastercard irandeba, ese ko ntara applyinga University of Rwanda cyangwa ntaya applyinze, ese bashobora kuma scholarship muri Mastercard Foundation? Ibyo byose nibyo nje kugusobanurira. Gusa mbahaye ikaze kuri Ivy Scholars. Nimba amaze gukora subscribe uruwa gaciro kandi ni ingenzi kuba udukurikira. So ndagira ngo menyeshe n'abashyashya rero mugeze hano kugira ngo namwe mubanze mukore subscribe, mudutere inkunga cyangwa se imbaraga zo kugomya gukora ibyo dukora. So reka tubanze turebere itangazo ryasohowe na University of Rwanda. Nimujya kuri website muraribonaho, ariko hano ngiye kubanza kuri baciramo muri makeya mbasobanurire ibisabwa kugira ngo ube umuscholars wa Mastercard, kandi mbashishikariza n'abanyeshuri ko mwakitabira gukora iyi application kuko na amahirwe aza rimwe mu buzima, kandi aya mahirwe arakomeye. Kimwe nababwira kuri iyi scholarship nuko iyo uyibonye ntabwo uba ukigiye kuri yanguzanyo ya leta, ahubwo Mastercard Foundation ikwishyura amafaranga yose, ndetse aho kuba ibyo kurya byose ikabikumenyera, ikagina kumenyera living allowance kandi iri hejuru cyane pe. Reka dutangire n'iri tangazo batangiye bavuga ngo call for application for undergraduate scholarships under Mastercard Foundation Scholars Program at University of Rwanda academic year 2025. Nkuko mubyumva rero, iri ni itangazo rihamagarira abanyeshuri bose bagiye mu mwaka wa mbere kwa applyinga cyangwa se gusaba scholarship iri gutangwa na Mastercard muri University of Rwanda umwaka w'ibihumbi 2025. ubwo ni uyu mwaka turimo abasoje. So reka tubanze mbaciremo muri makeya muri introduction bavuze. Hano muri introduction batangiye bavuga ngo the University of Rwanda in partnership with Mastercard Foundation. So kaminuza y'u Rwanda mu bufatanye na Mastercard Foundation is implementing a 10 years scholars program 2021 to 2031 designed to expand access to quality higher education for 1,400 talented young Africans with limited access opportunities. So kaminuza y'u Rwanda rero mu bufatanye na Mastercard Foundation hari program y'imyaka 10 bashyizeho nkuko mubibona guhera 2021 kugeza 2031 yo kugira ngo bahe cyangwa se bafashe abanyeshuri bafite impano zo kwiga cyangwa se ubushobozi kuko baba bakomya kwiga kaminuza kugira bakomeze amahirwe yabo yo kwiga university. So muri make rero icyo iyi scholarship ivuze ni ukuvuga ngo ifasha umunyeshuri uri talented ariko udafite ubushobozi. So bakomye bavuga ngo the initiative specifically focused on female pursuing science, technology, engineering, mathematics, STEM, younger with disability, refugees and displaced youth. So rero nitangiro batangiye bareba ubundi Mastercard yatangiye ifasha abakobwa bashaka kwiga ama science cyangwa se za technology, za engineering, za mathematics, ndetse itangirana inafasha abantu bafite ubumuga cyangwa se impunzi. So ariko line now irimo irafasha abantu bose noneho badafite ubushobozi bwo kuba bakomya kwiga kaminuza ariko bari talented. So program aims to strengthen the University of Rwanda institution capacity and foster inclusive, supportive pathway toward dignified work. The Mastercard Foundation Scholars Program at the University of Rwanda is committed to developing Africa's next generation of transformative leaders and aim to drive and support transformation at 3 levels: individual, our scholars, institutional, the university, and system higher education
system and beyond. So reka dukomeze twihuta kugira ngo muze kumenya ibikubiyemo hano. Ibi ngibi nawe wajyaho ukabisoma. Nimba ushaka kureba iri tangazo ushobora kunyandikira cyangwa se ukinjira muri WhatsApp group yacu ya IV Scholars kugira ngo uzajye ubasha no kumenya amakuru abagezweho. So reka mbanze nihute kugira ngo mumenye ese ni ibiki bisabwa, ni bande bemerewe, kugira ngo byibuze mumenye ko amakuru ahagije hakiri kare twere gutinda. So reka tubanze hano tujye kuri eligibility program at Universal Rwanda. Ese nihe program ubundi batangamo scholarship, nizo tugiye kurebera hano muri iyi table bashyizeho. The Mastercard Foundation Scholars Program at University of Rwanda has been selected the following priority undergraduate program for the academic year 2025 as eligible for applications. So Mastercard Foundation yashyize hanze programu bahisemo zo bifuza kuzafasha uyu mwaka 2025-2026. So list of approved program of study and number of scholarships. So rero hari programu bamaze kwemeza ndetse n'umubare w'ama scholarship bazatanga. Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Reka tubanze hano duhere kuri taburo bashyize hanze campus college school program. Nukuvuga ngo ni campus ishuri ndetse na program. Tugiye kureba se nihe campus ifite iyo faculty bemerewe guha scholarship, turebe iyo faculty ni iyihe, turebe se scholarship bazatanga ni zingahe. So hano muri Nyarugenge campus harimo School of Engineering. Muri School of Engineering bazatangamo ama scholarship 46 ku bantu mwasabye kwiga civil engineering, electrical power engineering ndetse na electronics and telecommunication engineering and transportation engineering. So muri hangana ndimo ndasoma nihuta kugira ngo byibuze buri muntu wese tuze kumugeraho aze kubona ibyo yasabye. Ngira ngo abasabye izi faculty murabona ko bazafata byibuze abantu 46. So reka twihutishe kugira ngo nabandi tubagereho. Ariko by the way, kugira ngo bize koroha buri muntu aze kumenya faculty cyangwa se ibyemerewe, nanyandikire kuri izi nimero 0782261425 kugira mushyire muri groupe, hanyuma ndaza kubaha iri tangazo neza muze kwisomera izi faculty kugira ngo ko hari byinshi, hari abashaka kumenya process zo kwa applyinga. Izi zose muri kubona izi ni faculty zose zemerewe kubaza zafashwa na Mastercard Foundation muri University of Rwanda. So nimba uzi ko rero umunyeshuri wasabye muri University of Rwanda ukaba warasabye imwe muri faculty tubonamo hano, wanyandikira ngahita nkusabira na Mastercard Foundation iyi scholarship yabo kuko ifite amafaranga pe. Nkanjye ndaguha experience mfite nigana n'abana barihirwa na Mastercard Foundation. So bafata amafaranga menshi cyane. Ngira ngo izo zose ni faculty muri kubona bashyize hanze. Ariko reka tujye kuri number 3. Ese eligible number 3 ni yihe? Eligible applicants. Ese ninde wemerewe kwa applyinga iyi scholarship? This scholarship opportunity is open to all African students of all races, color, all descent. Nyango ibi murabyumva, aya mahirwe yose arafunguye ku munyafurika wese cyangwa se buri munyeshuri utuye muri Afrika cyangwa wiga muri Afrika, batagendeye ku by'ubwoko, ku by'uruhu cyangwa se ukwasa. With limited access to opportunities, the applicant will have to admitted into one of the above eligible program at the University of Rwanda. So kugira ngo Mastercard igufashe nuko byibuze ugomba kuba wabonye ira faculty iri muri University of Rwanda wayibayemo admitted, nkuko bayivuze muri section 2 above eligible programs. Nababwiye ko ndiboze bahe group WhatsApp, munanyandikira kuri za nimero nababwiye, hanyuma mbashyire muri group then ngende mbasobanurire byose uko biteye. So select the applicants with other scholarships of any kind. Umuntu ufite indi scholarship iyo ari yose must be willing to discontinue other scholarships. Anyone with double scholarship will automatically be discontinued once fund. Umuntu ufite indi rwose yari kwigwa ya applyinga kuko urabona ko atazabona iyi scholarship. Continuing students are not eligible. Reka tujye kuri selection criteria number 4. Ese noneho ni ibiki bagenderaho bafata umunyeshuri kugira ngo arihirwe na Mastercard? Be citizen of Rwanda to benefit from the national scholarship quota. So ugomba kuba uri umunyarwanda wemera gufata benefit zi scholarship. Be citizen of African country, refugee or displacement youth in Africa.
ugomba kuba uri umwe mu batuye cyangwa se umunyeshuri bava muri Afurika, ushobora kuba uri impunzi cyangwa se uri umwe mu bafite ubumuga nk'uko byavuzwe ruguru. So academically qualified, kuba wararangije segonderi byo ni itegeko, not above 28 years at time of application, kuba utarengeje imyaka 28 mu gihe uri gukora application. So izi zose ndaza kuzibaha kuri group WhatsApp, mwebwe muze kujoininga, just nyandikira kuri iyo nimero ubundi nkushyire muri groupe nkusobanurire neza, niho ntanga ubusobanuro bwimbitse. Hanga urabona ndimo ndihuta, ndimo ndashaka kuvuga ku bintu byinshi, so wowe nyandikira WhatsApp group kugira ngo nze kugusobanurira byimbitse. Ahubwo reka twihute, wenda ibingibi byose muraza kubisoma, turaza guhura muri WhatsApp group ndaza kuyibaha. Ahubwo reka nihute process za application uburyo zigenda kugira ngo umenye uburyo waka-applyinga iyi scholarship. Ariko nawe nimba uri mushyashya ukaba utazi ku applyinga cyangwa se ubona wakora mu mistake, ushobora no kutwandikira nawe tukagufasha kugira ngo tugufashe muri iyi application utagira n'icyo wisha ugasanga uhombye amahirwe. So considering the level of best successful applicant will be required to be high achievers, high engaging and focused scholars, able to give back and make change in their respectful community and Africa in general. So urumva rero n'umuramwaka ufashwe cyangwa ugahabwa amahirwe yo kwishyurirwa, ugomba kuba umwe mu bazahindura uyu mubumbe wacu cyangwa se community utuyemo. So reka twihute twigire kuri application process, ni nazo zikenewe cyane. Se abantu benshi bari kwibaza ngo ni gute na apply. So murusha ku applyinga, general application form must be filled online using the following link. Niba mushaka gukora application, mushobora gukora application muciye kuri iyi link muri kubonamo hano, I guess murimo murayibona ngiyi. Iyi link uyishaka nayo turaza guhura WhatsApp group, ndaza kuyimuha. Byose niho turi bubikorere, muri bugene mumbaza ubusobanuro bugiye butandukanye. So none bamanutse hasi kuri ingingo ya kabiri bavuga ngo refugee applicant are requested to complete the form available in the online application portal. So niba uri impunzi rero hari form uri buze kuzuza iri online. Before completing the online application form, please read through all instruction and required information. Mbere yuko wuzuza iyi form, banza usome amategeko n'amabwiriza ndetse na information ziri required, umenye ngo ngiye kuzuza ibi namaze kubitegura. So applicant can fill the online application form in more than one session. Iyi form yuzuzwa more than one session, ntago ari session imwe wuzuza gata irangira, ahubwo ni step by step. Session ya mbere akajya ya kabiri, bagenda babiguha uko bigiye bikurikirana. Gusa turi kubafasha abatari kubyumva neza, ndaza rwose kubaha WhatsApp group mu joining, munyandikire mbafashe gukora iyi application. The application will be considered only after submission and all steps below are completed. So application yawe igomba kuzaba submitted igihe izi step zose zarangiye. The applicant form and processes are full completed. Iyi application form iboneka kuri online ugomba kuba warayujuje neza. All required document are attached. Document zose zikenewe ugomba kumakinga sure yuko wazishyizeho cyazaba attached with your name and reference number. Reference number ngira ngo murayizi, mwayihawe na University of Rwanda. Ugomba kuyishyiraho, nimba ushyizeho attachment y'iyo file ugomba gushyiraho amazina yawe ndetse na reference number igihe uri gukora application. So kandi izi documents zigomba kuba ziri PDF with size less than 250 KB. Ngira ibyo murabyumva. Izi format nazo turazibakorera ku bantu bari butugane cyangwa bari butwandikire kugira ngo tubafashe muri application. Turaza kubacengera izi document tuzishyire PDF ku buryo zirabaza kuba ziri less than KB 250. So click submit at the end of the online application only when all the field and attachment have been full completed. So ugomba ku submitting igihe field zose ndetse na attachment zose wazishyizeho. Youth with disabilities, refugee and all displaced youth are required to fill the online application portal. So rero niba uri impunzi cyangwa se kafite ubumuga, ugomba kuzuza ila form iri kuboneka online, nazo turazibafasha kuzibuzuriza. So all applicants are required to upload all supporting documents as required. Umuntu rero mu applicant cyangwa se umukandida ushaka ku applyinga agomba
dushyiraho supportive document. Supportive document rero zitandukanye na za document twashyizeho hejuru. Izi supportive document ushobora kuba warabonye akandi ga certificate ku ruhande, training wabonye ukabonamo certificate, ushobora kuyatacingaho kugira ngo nayo ibe nka motivation bazagufate. So all applicants are required to nababwiye. None reka tubwo turebe ngo Didian ni ryari, ese ni gute na contacting support. Didian bashyizeho ni kuri 22 z'ukwa munani nkuko mubibona, 2025. Ubu ngubu bwo application irafunguye, umushaka kwa applyinga yayikora nta kibazo, ndetse n'abashaka ubufasha kuri application we rushaka contacting admission team, dore nimero zabo ngizo nazo murazibonaho. Ariko hano bashyizeho additional information, bavuze ngo telephone number and email address provided by applicants should be active. Biso rwose manyangana kwa ndi gusoma nirukanga ndarwaye n'utugripe, nimo ndakoramo amamese kwa ndi kwirukanza kugira ngo iminota 3 jyana, iminota 16 ni myinshi cyane. Ariko reka duhure muri group ibi byose muraza kubisangamo, muraza kubisoma basobanurire neza, ndetse n'abashaka gukora application turaza kubafasha. So thank you for watching our video, mukomeze mudushyikire Ivy Scholars TV.